abantu mwese mutari muri Amerika uko mujya mutekereza Amerika ntago ari kimeze mwese mbese menya ngo ukuza Amerika umva bumva ari nk'ijuru rito ryo mu isi. none wowe Amerika ujya wumva imeze gite tubwira ukuntu Amerika imeze nawe ntubwira ukuntu imeze ujya wumva Amerika imeze gite umva njya numva Amerika cyo ukora nyine nta muntu ubura akazi nta muntu ubaho nabi keretse nyine iyo ukoze ibintu biterekeranye nyine n'amategeko yaho nibwo wenda bashobora kukwiyenzaho ariko ubundi nyine mba numva imibereho yose nyine wayibona. maze shinga agatobe rero wakwedeye amatwi ubwira ukuntu Amerika imeze mbikubwire abantu mutazi Amerika mugize amahirwe umuhungu wa gatanazi bambaje iki kibazo ngiye kubabwira abantu mwese mutazi ngiye kubabwira ibyo nzi mubite mu matwi mukurugushura amatwi mbabwira Amerika mutazi muri kumva neza ngo ravuze ngo Amerika nguze ngo nahantu ngo utabura akazi hano muri Amerika indegera ubundi Amerika imenywa n'uhageze abantu mujya mwumva tubabwira ngo Amerika ngo tukabwira ngo nta muzabimenya muhageze hano muri Amerika uko mu Rwanda uhiga akazi ukakabura hano hari abantu nzi barenga 10 bicaye babuze akazi urukumva hano kubona akazi abari nyine uragahiga ntagarubera ngo byuca mu gitondo guhita ugenda gusaba akazi oya hano muri Amerika amakampani yabo afite igihe asaba abakozi afite n'igihe aba yafunze ntabwo ari buri gihe ugenda ngo ndabyutse mbonye umara n'ukwezi kugahiga wumvise ikindi cya kabiri uvuze ngo ni ahantu ngo habe ibiryo ngo bararya yego turarya ariko turya ibyo twahashye ntabwo turya ibyo twatoraguye turya ibyo twahashye mu mafaranga rero hari ingegera ziba zidafite akazi hari n'ikintu bikibano muri Amerika hano batanga ikarita yo kurya urukumva ikarita y'ibiryo ariko iyo karita kugira uyibone ni uko ufite abana ikindi ukaba udafite amafaranga ukaba utinjiza amafaranga ari munsi y'ibihumbi 4 amafaranga ukaba kugira ngo uyibone upfa kuba winjiza amafaranga ari munsi y'ibihumbi 4 iyo urengeje bahita bayikwaka urikumva bayita ni bari food stamp food stamp bayita food iyo karita rero hari ingegera ngahumba ushaka akazi urakabuze niyo karita barayikwatse wenda kubera ibyana byinshi ufite iyo ufite ibyana bikuru barayikwaka iyo ufite ibyana bikuru barayikwaka urumva rero hano muri Amerika nuko mvuga ngo haba ibiryo ariko ibyo biryo tuba twabikoreye twabivunikiye wabivunikiye wabinereye kugira ngo ubibone binahenze cyane binanahenze yamaye ikindi cya kabiri muravuga ngo muri Amerika ngo haba amafaranga ngo turatoragura yego haba amafaranga ariko ayo mafaranga uko tuyabona niko tunayakonsoma none se ka nkubaze ikibazo kimwe tunsubiza hano niba telefone uyaka ngurugero mu byo kurya urugero rwo mu byo kurya watermelon mu Rwanda igura ngahe uvuze mu Rwanda irenza na senyi sana oya tuyigira igihumbi hano muri Amerika watermelon igura $5 cyangwa 6 ibihumbi hafi 10 by'amanyarwanda sibyo hafi ibihumbi 10 none niba mwese nkabona amafaranga menshi nibyo kurya nibyo kugura ukumva birahenze urumva se bitaniye no kuza mu Rwanda ngakora ayo make nkagura ibintu bihendutse bitaniye he ni ugukunda kuba umudespora gusa nukumva ngo umuntu ngabaye umunyamerika uri umutindi se ayigada bamumba bari ikindi cya gatatu mukazi muri Amerika ngimodoka ngo nukuyoragura ngimodoka ngo ntawe utayigira ayigada akubwira ingegera zitukubita ibitsi kikahora kubita ibitsi imodoka barayibuze urumva rero muri Amerika ntabwo imodoka tuziyoragura imodoka uragenda ukayigura zihenda kubi zirahenda niba uzi imodoka ya make aba ari akabwete bigenda ejo bundi kagahita gaturika kakavamo amabisi ukayitwara hano gukora amafaranga biravuna n'abandi mwumva ngo batwara abantu cyo koza afite amafaranga muri Amerika bari abatwara biraba imodoka binini biraba batwara mu modoka nabo rero baravunika nabo bazi imvune zabo ndabizi hari ingegera zimwe ziri hano namwe murabizi muzi imvune mugira kugira ngo mubone imizigo n'ibikini ntago mbivuga numva manze uya ntago ari kwangije muri Amerika ni heza none wakubita hirungu ryaho mwabantu mwe kamba akantu kanyuma mitena nabivaho mu Rwanda mugira amahirwe wajya gusura umuntu mukaganira
mu Rwanda mutugira amahirwe ujya gutembera ahantu ukabona ngo ngiye Kigali ngiye za Kicukiro ubona aho uruhukira ngiye gutembera hano muri Amerika nta gupfa gusura umuntu utabimubwiye kujya gusura umuntu ugasanga yagiye mu kazi ukajya gusura umuntu ugasanga nta muntu uriyo mu mihanda ya muri Amerika nta bantu bahaba nta ngegera ziba ziri kugenda mbese habirungu hari ingegera hano nzi ziba mu rugo kuva mu gitondo kugera nimugoroba zikabyuka zigenda ayigada hano habirungu nyine ni business gusa nta mafaranga gusa nta kindi aha rero hano umara ayigada kondi kumva umunwa washyushye hanyuma rero hano muri Amerika akandi kantu kahaba umara gukora amafaranga wajya guhembwa ugahembwa ukishima mukanya nyuma ntago ashira amasaha 3 ubu usigaranye 0 inzu umaze kuyishyura imiriro wishyuye telefone ni buri hano mu Rwanda mwigira ngo mugura utuyinite ngo washaka kugura utuyinite hano tugura telefone ya miliyoni kandi buri kwezi ukaza wishyura ibihumbi birenga 50 buri kwezi kwishyura telefone ukayigura miliyoni ukazajya wishyura na buri kwezi muri kumva akababaro turimo muri kukumva ni gatunamwe ng'Amerika ngo kanumbingegera ng'Amerika Amerika hari amafaranga muri kubunebwe muzaze muyakorere muze muyarunde mujyane ayiga data yega Amerika ni heza hasa neza hari amazu wese amazu wayararira muzaze muhirebere Amerika muvuga sha muzaze muzayibona icyo mbabwira cyo nuko umuntu uzanababeshya za nkuru mugenda mukabara mu cyaro ngo muri Amerika ngo Yesu we ngo hari amafaranga mukabeshya ngo barya imbuto ngo barya ibiryo ngo buri munsi ngo hari umuntu numvisha ejo bundi nazanye hano ngo turahari kashe zirazifite muziguhe ntacyo icyo nzi cyo komeza ubeshya ariko bizarangira unayabonye tu umuntu wambeshya ngafite amafaranga muri Amerika sinzi uwaba ari rero hano muri Amerika abantu bavuga ngo tujya kuvoma ngo amafanta yego turayavoma ariko uhita wishyura iyo uvoma uko ingana niko wishyura ntabwo tuvoma nk'izubu haba ari utugezi bavoma niyo mpamvu hari abagerayo batangira kubahamagara bakanga kwitaba hano muri Amerika gutunga imodoka ni ukuba wayikoreye kurya byose twebwe twibwira ko ugerayo nyine ugahita ubona akazi ugahita ukora kumbe hari abagerayo bagakubitwa yaba atakwita ukagira ngo ni uko yakize arimo kukwiyemeraho kumbe yarakubiswe ugera ugakubitwa rero cyokoze da iyo ugize amahirwe ukagera hano muri Amerika ukabona umuntu ukurangira akazi ukakabona keza ukazajya ukora nabwo rero uhita ugera mu miruho hano kugira ngo ubone amafaranga menshi bisaba ngo ukore na gabuno gakore ibyo bita overtime muri Amerika mu Rwanda ibintu utabizi gukora amasaha wari ugenewe overtime ni ukurenza ubwo niba uwemerewe gukora icyumweru kuva kuwa mbere ugera kuwa gatanu ukajya gukora ku cyumweru no ku sabato ibyo babyita overtime bagwa amafaranga yikubye kabiri rero hano kugira ngo n'amafaranga ukora cyane bakabyuka mu gitondo kare akagaruka nimugoroba akaryama udusaha 5 akongera akabyuka mana we hano haba umuruho umva Amerika iragatsindwa yo kambi abantu mutazi umuruho muri Amerika sha murambabaje rukuri abantu hano ntibaryama bararyama agahita noneho abantu bakora nijoro baza mu gitondo ukagira ngo ameze nk'uduhene uduhene bavuye kubangurira akaryama urumva yamara kuryama akabyuka yo akirushye kandi ari isonera ivuze ngo ajye mu kazi akabyuka akirushye akagenda yagera ku kazi agakora akongera akagaruka akaryama udusaha duke abarwayi benshi si baba barwaye kudasinzira noneho aya matelefone yabo yabakoroneje hari umuntu uva ku kazi ntaryama agahita ajya kuri telefone akaryama asigaje udusaha 2 akaba abyutse agiye mu kazi agasinziriye yamara gusinzira bakaba baramwirukanye ka kazi akaba arakabuze ikindi nababwira cyane nyuma mu ngo gatanazi niba uzi ko wenda kuza muri Amerika ukaba ujya unywa inzoga ukaba ujya unywa itabi ushatse wabiba bagira inama mukanga kumva niba uzi ko uteganya kuzaza muri Amerika ukaba ujya unywa itabi ukaba ujya unywa n'inzoga sha kankubwire nta kwezi uzamara bataragushaho ikintu ku maguru hari ikintu bashyira umuntu ku maguru no ku maboko ntabwo ari umva ariko kukimukabye abanyarwanda mujya mwishaho n'ibyanyu hano muri Amerika ugenda ugakora ibyaha wamara gukora ibyaha wakabya bakakubwira ati rero wangegera we sha twarambiye kugufunga ati bakagushirikira ku maguru bakakubwira ngo gumi wanyu ntuzigere usohoka wasohoka bakabimenya
wasohoka bakajya gufunga. Rero hano muri Amerika niba uyu ninde urakoze sha mwana wa mama ndayambaje hano muri Amerika kugira ngo habe neza utuzi nuko nta nzoga unywa, niba ujya nazinywa ukanywa gake ukanabuka akanywa muri weekend, niba ujya unywa itabi ukamenya ngo uranywa itabi ariko ntunywe urumogi. yaba hahindukaga hakaba hano kuko nibyo biri imbere. Oya urumogi hano rwose hano urano kumva ikintu gishekeje umukobwa we. Rero hano amakampani atanga akazi yemere bashizeho icyumba cyo kunywa itabi mw'ayo makampani, bashyiramo icyumba cy'abantu banywa amatabi kandi muri iyo kampani bitemewe kunywa itabi. Urumva ntibyemewe kunywa itabi kandi bafite icyumba bakakubwira ngo nushaka kunywa itabi ngo uzagende hariya kandi bitemewe. Rero ugasanga ingegera iratumuye kujijisha n'aba bandi ni abagome mana yanjye. Niba uzi kujya unywa itabi, niba uri no muri Amerika ukaba ujya unywa n'inzoga mwana mama, hano ingegera zashiriye muri polisi. Hano imihimbiri hano mu Rwanda kiragenda kikanywa inzoga cyamara gusinda kigafata imodoka kikaratwara. Hano muri Amerika iyo bagufashe utwaye wanyweye inzoga sha mana we, aho rwose ubu mbabaje ngo n'imodoka barayikwaka. Nukuri ceceka wakabwa hambere nivugire Amerika njyewe yatumye rwose mpaguruka ndavuga ati kweri sha yarampumuye. None ikibi cyano muri Amerika ibyo byose katubireke. Ikibi cya hano muri Amerika ikosa ukoze ni amanota bagushiraho y'amakosa babyita amapowe. Abantu muri Amerika bari kunyumva cyane, bari kuvuga ati umungu wa gatanazi rwose uri kutuvugira, twari twarabuze ukuntu tubwiriza ingegera. Babyita amapowe. Uko ukoze impanuka wakora impanuka bakugonga nta makosa ufite ni powe. Urukumva? None abantu mutabizi, abantu mutazi ibintu byo gutwara amataraka ikambabwira ingegera ziri muri Amerika, niba ujya utwara imodoka ukaba uteganya kuzajya mu mataraka ujya wirinda kugongwa cyangwa gufatwa wasinze, kuko iyo ugiye gutwara ibintu by'amataraka bagasanga ufite amarikodi yuko wasinze cyangwa ngo inzoga ntago wemerewe gutwara amataraka. Kanigarukire hano uko ugenda ukora ibyaha ni amanota bagushiraho ku buryo ugiye gusaba akazi ahantu bahita bareba bakavuga ati ingegera yakoze impanuka inshuro 10, ingegera bayifashe yasinze, ingegera bamaze bakabwira tumva nta kazi tuguhaye genda gahanda. Kandi hano ntabwo bajya kubwira ngo tukwimya akazi, oya barakubwira ati umva jya mu rugo tuzaguhamagara, urubwiye bari oya. Hano umuzungu rwose ukunda gusezerera mu kazi ntabwo akubwira ngo genda ndakwirukanye, oya araza akakubwira muri aho Unique witwa nde Unique abwira ati muri aho Unique rero uyu munsi abakozi ni benshi cyane tugwaye akaruhuko bugiye mu rugo tuzaguhamagara. Urumva ibyo ni biki biri guhumba. Urumva rero bikaje ugasanga barakwirukanye. Rero ikintu ugomba kwirinda abantu muri Amerika ukazajya unywa inzoga nyinshi ugiye nuza wumva akangubwira wirinde kunywa inzoga cyangwa kunywa amatabi, ukuri kw'Imana niyo nama nabagira. Kandi ikibazo cyabo babikorana banabizi kuko hari ingegera hano ziza kunsura nkazigura zigasinda nkabona ziragiye ntabwo zingera zagezeyo zagiye ziri kuhirima zagezeyo. Aha singo niyo mpamvu ntajya nkabona ngo nawe baba barabimenyereye ubwo. Rero kamubwiye nta kintu nababwiye kijyanye na Amerika, gusa icyo nsigaje ni iki kandebe. Ikindi nsigaje kandebe ni iki ntacyo icyo nsigaje ntacyo nababwiye. Gusa uko mutekereza Amerika ntago ari kimeze, mugende mubishire mu mutwe abantu mutekereza gusa. Ubu kankubwire wari uzi ko uri ndi mu Rwanda njyewe nifite akabotike kanjye meze neza, mfite inzu nziza ndyama ahantu heza, nibonera utwo 100 ku munsi cyangwa 50. Ntago nakwifuza Amerika nayikumbura. Niyo mpamvu ingegera zose birangira ziri kuza mu Rwanda. Hari ingegera nzi rwose iza mu Rwanda buri mezi 5 niyo mpamvu noneho The Ben yagumya. Yego umuntu uzi ubwenge n'ubu uri muri Amerika akazajya akora yohereza ibiceri mu Rwanda kubaka akabanza. Hari abantu hano bazi ubwenge, hari abantu hano nzi, hari umuntu nzi hano umaze imyaka 10 urumva ko nari umubandi, afite amazu muri Uganda, afite amazu mu Rwanda. Urumva ninza abamo hano muri Amerika yarayiguze. Urumva umuntu ati uwo muntu n'ubu bayeho neza, uwo muntu n'uvuga ati neza ngo
afite udusambu mu Rwanda, afite aho amazu yahungira hose afite ubuhungiro. byose ibyo twikoza byose ntawe uzarambira muri Amerika, bizarangira dutahe. None uzi ngo zasaza iri naha, reka da. Reka bo, ariko ndavuze mana igoma, ariko abantu tugira, ariko amagambo Imana yangeneye wanzanya kubona kane. Imana ngo yageneye abahungu abagabo ngo kuvuga amagambo nari ibihumbi bingahe, njye banzanya avuga akubye kabiri. Ndavuze n'ukuri kw'Imana, tugeze sangahe ingegera ziri muri Amerika mumbwire, ntago nashobora kureba isaha mumbwire, tugeze sangahe abantu muri Amerika mumbwire. Ku munsi w'ihumurure saa moya. Bo rero nta kintu nababwiye, ubwo rero nabatumvishe, ubwo ntimwumvishe nawe simwumvishe uko numvaga Amerika wumvisha ariko imeze. Ahubwo urancarenjinze cyane. Ibindi hari icyo ntavuze wumvishe ni iki ngo tukikubwire nacyo? Banza ntacyo. Ntacyo. Aha umva kandi gatata we, ingegera muzi kubweza ubwo bubuno bwanyu mukajya gutera amada. Umva mwana muri Amerika gutera ibintu by'amagoma no mu Rwanda ngo uratera umukobwa inda ngo mubwire ngo mbagiye utantayo nzi. Hari uteye inda baramukuza wa muhungu we, waba uri kwa nyoko, waba uri kwa sko, bakamuguhereza. Waba udashaka kumufata uwo mwana, ukazajya utanga amafaranga buri kwezi y'umwana akibesha akagira inzara, kandi uri waramubyaye. Baragufata bakajya kugufunga, leta ikamwirerera, ariko wowe uri muri mabuso uri kurya impungure. Mana yanjye busa yaje gutera amada hano ntabwo wabyara umwana ngo umwihakanire kada ukuri. Iyo umugabo yatorotse se bakubona gute? Iyo umugabo ngo yatorotse hano se watoroka nyine agasubira akaza nko mu Rwanda. Ngo mama hano muri Amerika ufite icyaha n'iki gitoya umwunguka nkubaza nibeshye nkanda urugero mfate kwizo ngegera zifata abazungu abandi ku ngufu, kigafata umuzungu ku ngufu kigatoroka. Aho ngaho leta irimo ubuzi agera ku kibuga cy'indege, hari umuntu ushinzwe gupima ibintu ku ndege. Ntago warega ku ndege ufite icyaha. None hari abantu nzi hano bafite ibyaha bitemera no kurenga n'ahantu batuye, ahantu batuye muri utemerenda kuva muri Kicukiro ngo ujya muri Nyabugogo, kuburyo iyo uharenze bahita bagufunga. Basi afite akazi kure. Akazi kure ntago bibaho, iyo ufite ako kazi kure bakakuvanamo. Hari abantu batemerewe kurenga amasiteti kare kubera ibyaha bakoze. Rero hano muri Amerika nta hantu wacikira. Ibaze bakubwira ati okay, ushaka ko tutagufunga katukurekure, bakakurekura, bakakubwira ati ariko turakurekuye, ntuzave muri Kicukiro, aho uzajya ntuzarenge Kicukiro. Kandi ikindi cya kabiri, ntuzongere gukora icyaha, nitwongera kumva niyo waba watutse umuntu akatubwira ngo wamututse, uzahita ugaruka amabuso bakaguca n'amafaranga. Urumva rero muri Amerika nta kuntu batagira ngo batugire ingege batubembereze, ariko bikarengaho ugasanga ingegera ziri gukora ibyaha. Kandi abakora ibyaha kenshi n'ingegera zaturutse nawe ugira ngo zibera abantu urugero, zivuye ahantu mu buhake zanga biri kwigira ingegera. Hano se shaka bamenyereye gukora amakosa bakagenda bakagaruka. Ntabareba ingegera ziba zaravuye inaha mu buhake, zagera muri Amerika zikigira ingegera, kareba aho bavuye, aho gushima Imana bagera bakanywa amatabi, bakayanyuza mu mazuru, bakanyuza mu mabuno, bagatumbura no mu kibuno, imyotsi ikanyurayo. Umva kamabi nimutisubiraho Imana izabasubiza iyo mwavuye. Umva rero kambabwira agakuru mitete turajya agakuru kanyuma ndita tugenda mwihangane mfite umuntu. Umva se mvuge, hari ingegera yabanaga n'umukecuru hano ntabwo ndavuga amazina mutagira ngo naje kubavuga, sinaje kubavuga, naje kuvuga imibereho y'intara. ntawe ndavuga. Hari ingegera abanaga n'umukecuru we, urumva, noneho kijya ku kazi, urumva, gisiga mukecuru mu nzu. Mukecuru arahwera arapfa, urumva, arapfa nyine. Abakecuru bafite indwara z'ibihaha, za mubagimande, zaki. Umukecuru arapfa kitabizi, kiva ku kazi kikaza kikaryama. Aho umukecuru amara icyumweru cyose yarapfuye, umuhungu ataza ngo anamusuhuze nyina, ngo amaze ngo mama wirute.
kwa kundi abantu bava mu kazi ukaza ukaryama arushye akabyuka agenda azi ngo nyina nibura ari mu cyumba ari gutegura utuntu naho nyina ari yatangiye kubora abaturanyi batangira kumva umunuko uri guturuka mu nzu yabo kuko hano baba mu maparitema haba mu mazu yegeranye abase umuntu ariko mara umuntu yirirwa asura buri munsi ni ibiki binyuma baraza baje abapolisi abaturanyi bahamagara polisi urumva bahamagaye polisi baje kureba ibintu biri kunuka mu iyo nzu urumva basanga umukecuru yapfiriye mu nzu urumva da maze rero kambaboroki hari ingegera ziza umuntu ndi kuvuga ko hari ingegera tuzanye zitangiye kuvuga amazina ye muri komere umva kambabwire ndabeyana mureke kumuvuga amazina nje nta mazina mvuga ndi kwivugira agakurubuza biri gutangiye kuvuga amazina kuba wowe nawe wataginze nta mazina navuze abantu muri kuvuga amazina mwese ndababoroka ndi kugenda mbaboroka mureke kumuvuga noneho baza basanga nyina umukecuru yapfiriye mu nzu baje rero nawe aravuga ati yampaye inka ma nyoko apfa gutya agabora uri hehe ngo ntago narindi uzi icyo bamukoreye baramufashe bamwuriza indege bajya kumuta muri Kinshasa hagati urumva bamusubiza iwabo babanje kumufunga niba barabanje kumufunga babanza kumufunga batamujya kumuta muri Kinshasa urumva rero kandi urumva ko wasanga ntaranabizi rwose ariko urumva kubera kutaza ngaserebe nyina nga yayiri gute ngo yaraye gute bituma bamuta muri Kinshasa urumva urumva rero hano bazira byinshi rwo ubu ngubu ari kwa Gisegeti natwe wanapfa utabizi ari ibaze kuva muri Amerika ukajya kwa Gisegeti sha uhita ubumuye mu vendero uhita kurwanira mu vendero nukuri kwibara igadaze nukuri kwibara bosha hari icyo navuze we nsigaje kuvuga imyaka yanjye n'amazina yanjye ariko jewe mba ndi kubagira inama ubwo abantu mutumvishe ngo muzumvira he rata twigiyemo Mungu agatarazi mba ndi kubabwira rwose mba ndi kubabwira nkababwira ibintu byose dore kandi undebere sino ase kaka uriya mugore wavugaga ngo sino si wa undi wazanye live ari kumwe n'abana be ntago ari we ko nabonye basoze sinzi ubwo ufite imirari naramubonye bitavuga ati uyu muntu namubonye kuri live ya kaka uriya mubyeyi nanjye ndamuzi si wabonye ko ari njye wanamupostingira video se mujye kureba ninjye mu nkande ho mugende ngira ngo nayibonye niba narayibonye kuri sitasiyo y'umuntu nayishize ku bantu ubaye nk'umwanzi wo gutya kuri ka karwi ukagenda ugakanda ku kantu ko hagati uhita ubonamo video y'uriya mubyeyi nakoze icyo bita post mba rero mwagegera hamwe mukande se cyatugende ko mbona bwije nje nta ikibazo nuko mba ngera ziye kuryama natwe burije saa 9 zigiye kugera burakeye abantu muri mu Rwanda mujye kuryama umuhungu wa gatarazi ngiye kugenda mujye guhenereza mutazava ngo umuhungu wa gatarazi ngo ntuma mutaryama sibundi se ko ntarisiko ndinda mabwira mujye kuryama bazabirukana ku kazi nabo bihorere mushake muhagume mutunuka bimaso mushake nta naho ngiye kanzamura ubwo indi ngegera